Icyizere Rwanda ufite ejo hazaza heza. Intebe y'imiyoborere. Ukataza utera imbere. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mwiriwe neza mwe mukurikiye Radio Rwanda kuri uyu mugoroba. Uyu ni umwanya w'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke. Tubaha ikaze mu kiganiro cyo kuri wa 17 Kanama 2023. Je ugiye kukibagezaho nitwa Kamanzi Venuste. Nkuko mubizi umuryango nyarwanda muri iki gihe uhanganye n'ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ndetse ahenshi atuma ingo zisenyuka cyangwa hakabamo kugirirana nabi. Ibi rero uretse kuba byangiza umuryango nyarwanda hariho musingi w'igihugu cyacu, binangiza ejo hazaza y'igihugu kuko bigira ingaruka mbi ku bana. Uyu munsi twanyarukiye mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma, wahanze agashya kiswe Urusenya Turahari karimo gutanga umusanzu ugaragara mu kunga imiryango irimo amakimbirane. Twaganiriye n'abasaza n'abakecuru bagize komite za Urusenya Turahari mu midugudu itandukanye ndetse tuganira n'imiryango yagobotswe n'izi komite. Reka tubanze twumve Bernard Nsengimana, umuyobozi wa komite ya Urusenya ku rwego rw'umudugudu, atubwira impamvu Urusenya Turahari yaje. Ndetse turumva n'umuryango wa Mfizi Donati na Mukangamije Marie Chantal badusangiza uko urugo rwabo rwasaga n'urwasenyutse nuko bafashijwe na komite ya Urusenya Turahari. Uriya muryango kuza kwawo watangiye muri 2019. Utangira kubera ko twari dufite umuyobozi wahoze ari gitifu witwa Gloriosa. Aho ngaho muri uyu murenge hari ibibazo bikomeye cyane byerekeranye n'imiryango kutumvikana ko imiryango umugabo n'umugore ntibumvikane, bikatuma haba n'ikibazo cy'uko abana nabo bahura n'ikibazo cy'imiryango idahuje, bigatuma abana no ku ishuri batajyayo. Ubwo rero twaje gushyingiranwa, tumaze gushyingiranwa 2006, umugabo turabana tubana imyaka 7. Gihe kigeze umugabo ariko kazi twakoraga kara kubuhinzi, tugahinga nta kibazo, twahinga twakeza tukagura amatungo, tugeze aho ngaho ntanzu twari dufite igaragara twashakanye turi mu nzu y'amabati 20. Noneho mu buhinzi bwacu tuza kubona amafaranga ari hejuru ya miliyoni. Noneho turavuga tutese ko icyo gihe igare bari badushyingije bari bamaze kuri twiba. None ndabonza gutekereza ndavuga nti yewe umuntu twibye igare ntago nakongera kugura irindi gare, ahubwo ujya gushaka perime ujya mu muhanda. Umugabo tugiye mu aragiye arakoze, amaze gukora abamuhaye perime, araza ageze mu rugo. Twadumaze iminsi twamaze gutuma twarubatse inzu, twaraguze n'inka, izo nka turazigurisha tugura moto ajya mu muhanda. Amaze kujya mu muhanda, umugabo amaze mu nk'ibyumweru nka 3. Ubwo muri iyo minsi atangira kujya kumotara, yazanaga amafaranga, ariko mbere y'imyaka 7 twari tubanye neza nta kibazo. Ariko amaze kujya mu muhanda, umugabo atangira kujya ashyira ku mufuka we. Nanjye nahinga nanywaka amafaranga y'umukozi akayanyima. Nanjye yagira ngo nabava nko guhinga, naza nkasanga ngo moto yapfuye, yaje yayoye ya myaka yanjye yijyanye mu kazi ke. Nza kumenya ko afite inshoreke hanze. Tugashwana pe ageze ngaho igiti akajya yinjira mu nzu. Yakinjira mu nzu agaparika moto no mu buriri vu akaryama, akabyuka saa 9 none akongera akagenda. Aho aza nyine yinjira mu nzu atavuga atongera atavuga, akagenda nkajyanza nanjye ngo nyine byanjye nkakora ibyo nanjye agakora ibyanjye. Abana ubwo bari abanjye, ibintu byose byari ibyanjye, nta na kimwe yamfashaga na kimwe. Twarashwanye cyane dupfuye ibintu by'imitungo mu rugo kudahuza kwijera. Turatongana ndetse tugera naho tugabana n'inka mu miryango tubyikoresheje, ariko tubona ntibihagije, tugabana imitungo mu buryo
bwo nta muntu ubizi ariko tubona ntibiduhaye amahoro. Muri make twari twarasenye ndetse n'uburiri turagabana, umwe agira icyumba cye ku buryo nta muturanyi ubimenya, nta n'umuyobozi ubimenya, tubaho ngaho. Ageze aho ngaho nabwo sinzi ikintu twapfuye cy'izo nshoreke yari afite, aza kuza kwiyahura. Aje kwiyahura anywa ikinini, akinywa mpinguye, bamujyana kwa muganga, kinini yaragikira, baramuvura arakira. Maze gukira nanone bikomeza kuba zirigo umugabo aza kunkubita, ubwo na yarankubise koko. Cyo gihe njya kureba na Zegitifu niwe wari uriho Gloriosa. Zegitifu nsanga naho hari ku cyumweru, nuko nibwo nagiye biganiza umukuru w'umudugudu. Cyo gihe hari umudugudu yitwaga Nzeyimana. Nzeyimana hamagaye umugabo witwaga Ruzira yari umuyobozi nawe, ariko ari we Ntiburusenya n'umukecuru we bita Mukankuranga. Baza mu rugo baratuganirije, ariko birakomeza biranga. Bimaze kwanga ku bukeye birongera mvuye mu musanzu, nari mfite ahantu ngiye kujya. Nanone turongera dushwanirishijwe nanone n'umudamu tuba duturanye nawe babanaga. Nanone turongera duhamagara Ntiburusenya, nibwo baje bamaze kuza ati rero nawe urakabije. Noneho bahita babirangiza bavuga ati nuzamuka usubiye ku murenge wanze Gitifu inama yaguhaye ukaba wazanze baragufunga. Nibwo guhera uwo munsi nakubwira ngo nari mfite inda y'amezi 3 y'uyu mwana. Uyu mwana yuje amezi 3, ubwo no kuvuga ngo maze amezi 9 ntacyo nashinja uwo kwanjye. Yagarutse mu murongo, twarasubiranye nta kibazo dufite. Turashima Imana. Barakoze umuryango wa Mfizi na Mukangamije kudusangiza amakuba banyuzemo. Turaza kubagarukaho batubwira uko ubu babanye. Ariko se izi komite za Wirusenya turahari ko twumva zikora akazi katoroshye, abazigize batoranyijwe bate kandi zikorana gute n'izindi nzego? Amaze kubona gutyo yaduhamagaye, habaho amatora. Mwashakira abantu bakuze ariko batagira ikintu na kimwe cyo mu mudugudu bashobora kuba bagira gute bafite amakosa, ari abantu bunze ubumwe mu muryango yabo, ari umugabo n'umugore ariko bahuje batagirana amakimbirane. Abo niwe nkeneye. Amatora abaho yo gutora abantu nibura abantu 6, ababyeyi abakecuru 3 n'abagabo cyangwa abasaza 3. Buri mudugudu duhabwa n'ibitabo turabifite twandikamwo aho tugiye gukemura ikibazo amakimbirane. Dufite igitabo twandikamwo. Nta kibazo kijya mu kagari kitanyuze kuri komite ya Mwiusenya. Twe nitwe dutanga uburenganzira bw'uko bajya kurega hehe ku kagari iyo tubona byananiranye. Ariko hagati aho turanze tukabimenyesha umuyobozi w'isibo uyoboye iryo sibo aho ngaho atuye, nawe akagira gute akaba ari umurarika akamumenyesha yuko tuzaza mu rugo rwe akatwakira. Barakoze cyane ababyeyi bagize komite za Wirusenya turahari mu midugudu itandukanye y'umurenge wa Sake. Reka noneho twumve ubuhamya bw'umuryango wa Nsengimana Herve na Mukabarisa Rachel, nawo warugeze habi ariko bakaba bakataje mu rugendo rwo kwiteza imbere bashyize hamwe. Twarasezeranye ariko Satani ijya kudufuhira turabangamirana, je nitwara nabi kajya manura bikanga ndayuba mbega muri make. Mugabo atangira kwitwara nabi, bundi yazaga akomanga ngakingura nyine ngakora kayazange zisanzwe nk'iz'umudamu, ako noneho yazaga nkubita. Mbona ni ikibazo, mbona ibintu birahindutse, ubwo mugira inama numva ntari kubyumva, noneho bikarushaho kuba bibi. Ubwo rero kubera ko twari twamaze kumenya bari abakecuru nyine ko ari cyo kintu bashinzwe, nagenda begera. Ubwo rero baraje, mugabo ndabimubwira aranyumvira, aguma aho ngaho, baraza ibibazo tubijyamo. Mugabo yemera guca bugufi, ansaba imbabazi pe, ansaba imbabazi, ibintu bigenda neza kandi yemera n'uwo muryango katazongera. Kuva icyo gihe rero tubanye neza nta kibazo gihari.
nk'uko mwabyumvise komite za Wirusenya zigizwe n'abaturage b'inyangamugayo, ariko wakwibaza uti ingoko zipfa byinshi birimo n'amabanga y'urugo ni gute babika ibanga ry'ababitabaza? Baranatubwira ibibazo bakunze kwakira. Ibintu bitera amakimbirane cyane ubirebye harimo ibintu bigera kuri bitatu, ariko ugasanga bihagaze ku kintu kimwe cyane. Icya mbere bihagazeho usanga amakimbirane ashingiye mu kwifata nabi k'umudamu cyangwa kwifata nabi k'umugabo, gucana inyuma. Ndi umwanditsi muri komite ya Wirusenya mu mudugudu wa Rwumba. Ahanini abaza kuturegera ni ku makimbirane y'umutungo, ku by'umutungo. Hari n'ibindi tujya twakira n'ibibazo byo mu buriri bitewe n'impamvu nyine bitari kugenda neza, tukabasha kukijyamo ikibazo kigakemuka kandi neza cyane. Ni ukuvuga ngo haba harimo twebwe tugira ibanga. Icya mbere twatojwe ni ukugira ibanga. Ni ukuvuga ngo niba tuvuye mu kibazo cya runaka, usibye kutubona twambaye amajiri y'akazi bakamenya ngo kwa runaka habaye ikibazo, ariko ni ukuvuga ngo iyo tugiyeyo tugira ibanga. Niyo tuvuyeyo ntawatubaza ngo kwa runaka ngo se ngo ko mwari muri kwa runaka byagenze gute. Oya, nta muntu tujya tubwira ibyo bintu. Ubwo rero n'ubundi nabo ubwabo bamaze kuko baratumenyere, bamaze kudutinyuka ku buryo umuntu aza agahagarara akakubwira ati nyamara mfite ikibazo, ariko nubwo ngifite tugifitanye mu buriri biri kugenda gutya na gutya. Tukicara tukagicoca, buri wese tukamubwira uruhare rwe n'undi tukamubwira uruhare rwe, bikarangira bigenze neza. Mbere yuko tugera ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, twababwira ko umusaruro w'iyi gahunda mu by'ukuri ushimishije. Ariko reka duhe mikoro abagize komite za Wirusenya turahari mu midugudu babitwibwirire ndetse n'icyo babona gikwiye gukorwa kugira ngo tugire umuryango utekanye. Turasoza twumva uko umuryango wa Mfizi Donati na Mukangamije Marie Chantal wasaga n'uwasenyutse ubu babanye. Icyo nabivugaho byatanze umusaruro munini cyane, kuko ndibaza ko nta ku murenge habaga hari imanza z'abadamu n'abagabo baje kuregana hano, ariko zaragabanyije kuko ibibazo byinshi kora bikemuye pe. Mu murenge hamaze gukemurwa ibibazo 214, kandi wasanga n'abajya mu nkiko bamaze kugabanyuka cyane, kubera ko tugenda tubafasha mu ngeri zose mu buryo buhagije bwose. Ubwo rero urebye komite ya Wirusenya nge mbona yaraziye igihe, kuko n'abaturage bashobora kubabwira ati pe aba bantu baradufasha bishoboka. Tugize amahirwe nk'igihugu cyose kikaba gifite ukuntu cyafonda ibi bya Wirusenya, bafonda Wirusenya kuko irwanya ibibazo. Ngereranyije ibibazo bishobora kugera ku murenge by'umugore n'umugabo, ni ikibazo cyaba kizajya mu rukiko. Ariko ibindi by'amakimbirane bagiranye wenda udutiku ku bana, bagiranye udutiku kuri ibyo by'imitungo, tubasha kubijyamo kandi bikagenda neza. Nkabona rwose Wirusenya nge yaranshimishije ku giti cyanjye. Ubwo rero nk'u Rwanda rwose rubaye rufite komite ya Wirusenya, nzi neza ko igihugu cyaba cyorohewe mu bibazo. Kugira ngo tugire umuryango mwiza kandi tugire igihugu cyiza, ni uguhagurukira rimwe twese, ntawe usigaye inyuma, cyane cyane ababyeyi. Bisaba guhera hasi mu muryango, tugahera muri fondasiyo y'umuryango. Niyo byo ndavuze ngo tugahera cyane mu bana bacu. Ababyeyi basubiye ku nshingano zabo, bakicara hasi mu kirambi, noneho dusigara amasaro, bakicara hasi bakaganiriza abana, bakabaha impanuro, bakababwira kirazira. Niyo soko yo kugira ngo imiryango yacu izabe imiryango myiza kandi yubaka umuryango mwiza kandi bakana igihugu muri rusange. Baradukurikirana ku buryo numva batwubatse nk'uko umuntu yubaka inzu agashyiramo amasima menshi. Njye numva aho turi ntazahava. Noneho pe ubu ndakubwira ngo rwose pe umwe araryama undi akamukarabya, naba narushye kankarabye, nawe yarushye nkamwoza, kandi numva bizadufasha kandi tuzaguma muri uwo murongo. Ubu ndi umugabo ujyana abana gukingiza, nkagera nkakingiza, ndetse iyo ngeze kwa muganga baramfasha bagahita bankorera vuba. Wirusenya rero rwose pe nta ibintu yadukoreye nta nubwo nabona uko mbikubwira. Bakunzi b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minaroke, tugeze ku musozo w'icyuyu munsi. Kuba tutatangiranye ikiganiro mushobora kongera kugikurikira ku rukuta rwa YouTube rwa Minaroke.
ukeneye kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro ndetse no ku zindi gahunda n'ibikorwa bya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, email yacu ni info@minaroke.gov.rw. ushobora no kuduhamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 53 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Jye wakibagezagaho nitwa Kamanzi Venuste. Naho kuwa kane utaha.